Bakunzi ba Kigali Media TV turabasaba gukanda subscribe mukanda no kunzogera kugira ngo mujye mubona amakuru buri munsi ibiganiro bigezweho ntucikwe. Please subscribe, like and comment. Kuri mu ubuzima bwa buri munsi uyu mwaka kwanza first of all dufite akazi kenshi kandi nakazi gakomeye cyane. Let me tell you something. Ushobora kuba urimo guhangayika n'ubuzima bwawe bwa buri munsi ugahura n'ibibazo byinshi kandi ibyo bibazo biteye ubwoba, ariko uko ariko kose remember that God is there. Imana irahari kugira ngo ikurinde cyangwa igufashe. Don't give up. Giving up ni amakosa akomeye cyane mu buzima. Kora cyane kuko ibyo ari byo byose uzabigeraho. Iyo ngiyo niyo message yanjye nagomba kuguhereza uyu munsi. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi nakazi gakomeye cyane. Remember to subscribe kuri Afrimax TV kugira ngo ubone story nyinshi zitandukanye. Uyu munsi straight up nkaba ngiye kuganira na Miss Popularity. Uyu nguyu na undi uko ariko kose ngira ngo muramuzi, yo navuze ngo ni Miss Popularity. Of course ni Miss Josiane, the one and only. Murakoze cyane. Yes Josiane, nkunda smile yawe cyane. Urakoze. Smile ku Banyarwanda. Nanjye nkundi yawe. Josiane ko wabaye mushapu cyane. Oya niko bisanzwe. Niko bisanzwe. Okay. Suza bose Abanyarwanda bashaka ko basuza. Ndabasuje mwese by'umwihariko abakunzi ba Afrimax ndabishimiye cyane. Okay. Harya Josiane umukanya uvuye kuko twahuye uri kumwe na group y'abantu benshi cyane muvuye. Twagiye mu gikorwa cyo kwifatanya n'Abanyarwanda bose muri rusange muri iminsi ijana, iyi minsi turimo yo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe Abatutsi. Twavuye rero gusura urwibutso rwa Ntarama. Harya Josiane wavukiye he? Navukiye i Karongi. Abakobwa b'i Karongi nihe mico bakunze kugira? Nihe mico? Bagira imico yo gukundana cyane, imico nyine y'Abanyarwandakazi nk'iyo mbonana niyo bagira. Ni byiza cyane. Josiane umuntu yavuze ngo ukunda kwitonda cyane, ukunda gucya bugufi, nibyo cyangwa ntago ari byo? Ninde yabivuze? For example nje mbivuze gutyo. Niko bimeze. Niko bimeze? Niko bimeze kuko ubwo urabibona nyine. Bitabaye gutyo umuntu akabwiye ngo Josiane yariyemera cyane. Uciye ahantu ugasanga abantu bicaye ahantu bakavuga ngo Miss Josiane yariyemera cyane, ntago akunda kuganiriza abantu, ntago akunda gusuza abantu, wabyakiramo gute? Ibyo ngibyo ntacyo byabimbwiye na gahoro, kuko burya ntago abantu bashobora kukubona kimwe uko byagenda kose. Hari ukureba akabona urumwiyemezi, undi akakureba akabona uritonda, undi akakureba akabona uri mwiza, undi akakureba akabona uri mubi. Ntago ushobora kubyitaho ngo bavuze ko kanaka yemera n'ibisanzwe. Josiane wigeze kwambara umwenda maze umwenda ukakumwaza, either ugacika cyangwa umwenda kuba umeze gutya na gute? Ntago imbere y'abantu, kereka kera muri primaire ndakana gato. Byagenze gute? Nambaye ijipo y'icikarisani. Ubundi ndangije nyine ndishijisha cyane ko nturiye n'ikigo cy'amashuri nsubira mu rugo. Isuku ku bakobwa, isuku ikintu cyitwa isuku ku bakobwa ni gisobanura iki kuri wowe? Gisobanura indangagaciro z'Abanyarwandakazi. Niki witaho cyane ku isuku ryawe nka Josiane? Ku isuku ikintu ugomba kuvuga ngo abantu umunsi ngomba kwisukura nkaba ndi smart nkaba meze gutya na gutya, niki ugomba kubanza bwa mbere na mbere mu gitondo iyo wabyutse? Mu gitondo iyo nabyutse mborosa mu kanwa. N'ibindi byose nyine isuku iyi ngiyi isanzwe nayitangaje nkora. Iyo niyo ya mbere. Ibikomezaho ni ibiki? Ibikomezaho njya muri douche ni ibintu byinshi. No kunywa amazi mu gitondo mbyutse nabyo mbibona nk'isuku, kuko burya mu gitondo haba hari imyanda myinshi yaraye mu gifu. Ubwo nywa amazi rero kugira ngo isohoke, ubwo nyine nayo ni isuku. Ni byiza cyane Josiane. Nihe myenda ukunda kwambara ukumva Josiane yaberewe, ari smart cyane? Iyo nkunda kwambara biterwa n'ahantu ngiye, kuko umuntu yambara bitewe n'ahantu agiye. Nk'ubu tuvuge ngiye nko kureba agapira kuri stade, nambara ipantaro, nkambara na t-shirt nkumva ndaberewe cyane. Niba ngiye mu gikorwa cyihariye se wenda nkambara ikanzu mba numva mberewe. N'ibindi ni gutyo nyine ngenda mberwa bitewe n'ahantu nagiye. Watubwiye ngo kujya kureba agapira wambara t-shirt na ese nihe kipe ufana hano mu Rwanda? Oya nubwo ngiye nkundi ibi by'amakipe nuko ariyo example ntanze.
Okay, for example Josiane ni equipe fana mu nta kipe mfana ikipe mfana nimwe yonyine yitwa Amavubi. Hanze y'u Rwanda? Hanze y'u Rwanda nayo. Nuhe mukino cyangwa sport Josiane akunda gukora buri munsi mu buzima bwe? Buri munsi Josiane akora budomi. Sure? Sure. Zingahe ku munsi? Nshakora 7 10 zose ndi tayari kuzikora. Ni byiza cyane. Ubu ngubu Josiane, Miss Josiane akaba afite management, ni manager mushyashya akaba yitwa Sunday Justin. Sunday Justin mukorana gute? Sunday Justin dukorana nkuko bimenyerewe, manager wo muri entertainment kuno bigenda nyine aramanaginga, akanegurira ibikorwa uko bigomba gukorwa, mbega akanareberera inyungu zanjye muri rusange. Ni biki ukunda kuri manager wawe? Ni biki nkunda? Ikintu mukunda cyane cyane nyine nuko andwanira ishyaka, nta kintu gishobora gupfa hari. Kandi ikindi arandefanda nyine, mbega ni nk'umuvugizi wanjye. Niki wanga kuri manager? Niki nanga? Icyo nanga nuko namukorera nyine akantu k'agafoti nkabona yababaye kandi ari njye wabiteye. Mukanya twavuganye natubwiye ngo sometimes urabona ku managing umuntu uri umustar, umuntu w'umustar biragoye cyane. Sometimes yambwira ikintu ngo oya, nanjye ngamubwiye ngo oya, ibyo ngibyo bimeze gute? Oya, ntago ubuntu mfite ikibazo neza. Sometimes ashobora kubwira ikintu ukagira akantu kamubwira ngo oya nagwe nshaka ko dukora kuriya, nawe akakubwira ngo oya nanjye ndashaka ko dukora uko nguko, mukajya mu makagatoya, biba bimeze gute? Nje ntago ndabibona ko mubwira ngo oya, buranda namutinya abona uko mutanabizi, ntago namubwira ngo hoya. Nubanga bitewe nuko umwubaha byose nyine ikinavuze nyine nyite numva ko ngomba kugikora. Imbere Justin atangiye kukumanaginga, ninde wo kumanagingaga cyangwa ukoraga gute akazi kawe udafite manager? Nari nyine narabyimenyeraga. Duhereze experience yo kwikorera wenyine no gukorana na manager, biba bimeze gute? Kwikorana wenyine biravuna cyane, biranagora cyane, ariko iyo ufite manager umeze nk'umuntu ufite umeze nk'akana kakiri gatoya gafite ababyeyi bakahangayikira nyine ibintu byose arabigukorera, nta kongera kwirirwa uvunika kuvuga ngo ugiye kudiringa n'umuntu. Abagushaka bose ibyo bakubwira nyine arabigukorera, akareba ikizima, akareba uvuga ibizima, akareba uvuga nyine bitagiye icyo bikumara byose niwe bigukorera, we nyine wicaye aho ngo kumva kubwira ati gutya. Project yawe ni heavy cyane kandi ni project y'akamaro cyane, ikaba yitwa Igwingira, something like that. Wayidusobanurira mu gato? Yitwa no kugabanya nyine kugwingira ku bana batoya. Fasha abana bagwinjiye cyangwa ni sinzi bimeze gute? Nukubikumira, nugukumira ibyo bintu, kuko abana buryo umwana yamaze kugwingira biba bigoye kuba wagira ikindi umukorera, ntagwinje cyase nyine agakura neza, ntago biba bigishotse, ariko nyine bitavuze ko nabo ari ukubaha akato. Ariko ngiye icyo mwamba numva nyine cyane cyane biciye mu buvugizi, numva ari ugushishikariza ababyeyi cyane cyane kubita kuri icyo kibazo, guhangana n'icyo kibazo. Ubu ngubu bigeze he, kuko umaze igihe kinini urimo gukora iyi project yawe kandi ni project nziza cyane ku banyarwanda benshi, ugeze ni zihe steps umaze kugeraho kugeza ubu ngubu kuva watangiye kugeza uyu munsi wa none? Ubu step umaze kugeraho nasinye MOU hamwe na ONG. Ibyo ni ibiki kuko abantu bashobora kutanasobanukirwa? Ni memorandum of understanding nyine nasinye. Ubu ngubu hari ONG tuzadukorana mu miryango irega 250 y'abana nyine batoyo icyo kibazo mu guhashya byimazeyo, ariko bidakuyeho ko n'ahandi naho hanze yo miryango 250 ngomba kuhagera naho nganira n'ababyeyi. Nice Miss Josiane. Numvise ngo hari bitaramo cyangwa igitaramo cyangwa sinzi ni hari project mo gutegura yo gukora ibitaramo bitandukanye. Isi iyo project imeze gute? Iyo project imeze ko kwa gatano ubwo ni ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu nzajya Nyagatare muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Hazaba habaye igikorwa cyo kumurika impano, nanjye nzagendamo ndi kumwe cyane ko ni Nyagatare bafite abakunzi benshi. Rero nifuje ko duhurira muri kaminuza Nyagatare nyine tukishimana
tugatwika. Yeah. Josiane ngo yifuza cyane ko muzahurira i Nyagatare yari yamaze mugatwika cyangwa agatwika namwe mukaenjoyinga n'ibintu byiza cyane. Josiane, twigeze kumva ngo hari project urimo gutegura n'umuhanzikazi wo muri Nigeria umukomeye cyane, ese bigeze he? Umuhanzi ukomeye cyane Tiwa Savage bigeze he? Tiwa Savage muri minsi ari ku mugabane w'Uburayi cyane, niho ari dukomeza urabona njye na Mimi nyine twe twashatse approachinga mbega ngwaze, ariko muri minsi ari ku mugabane w'Uburayi biragoye kuba yaza, kandi noneho yagombaga kuzana na Mimi, kandi Mimi nawe hari akandi kazi afite muri minsi, bikaba ari mpamvu twabyegeje inyuma, ariko igihe bizabonekera dukeka ko na Tiwa Savage nawe azaba yavuye hara mu Bufaransa, noneho bakaza kuri Afrika nyine bajyana no mu Rwanda. Mimi Mirage ni umuntu ki kuri we? Ni umuntu ki? Ni nka sister wanjye. Ni nka sister? Ya, ni nka sister wanjye. Uramubwira iki bungu arimo kukureba kuri Afrimax TV? Ndamukunda, nta nubwo nabona uko nsobanura uburyo mwiyumvamo nyine. Miss Popularity 2019, Miss Josiane, turacyari kumwe kuri Afrimax TV and my name is Bakti. Miss Josiane, hari ikibazo nshaka kukubaza ubu ngubu kuko ufite izina ubu ngubu abantu benshi baragukurikirana umunsi ku wundi, noneho mu minsi iri imbere kuko abaminsi benshi baraza iyo bavuye muri ya title y'ubuminsi baragenda bakabura muri industry. Wowe ufite ze gahunda inyuma yo gutanga ikamba rya Miss Popularity 2019, ni ze gahunda ufite? Niki kizakomeza cyatuma Josiane akomeza kuvugwa, Josiane aguma ari Popularity, Josiane afite projects nize project ufite? Mu by'ukuri nyuma yo gutangira ikamba numva ko n'ubundi gukomeza kuvugwa, ku bwanjye nifuza ko ibi byo gukomeza kuvugwa, ibi byo kwamamara byarangirana n'uyu mwaka wanjye afite ikamba, hanyuma yo kuritanga nkakorana n'ibindi, nakwiga se ibindi byose nakora nyine binteza imbere ku giti cyanjye, cyangwa biteza n'umunyarwandakazi wari wese ku giti cye, ariko ntakomeje gukomeza n'ubundi namamara cyane mvuga, ahubwo nyine nkagira icyo ngeraho cyase nko kwiga. Ufite gahunda yo gukomeza kwiga? Ndayifite. Uziga iki? Nziga business administration. Why business administration? Erega nuko ari byo byora, tugomba gukora business na kwiga gukorera company, gukorera ibindi bigo, tugomba kwigira ubwacu tukihangira imirimo. Josiane, nihe business ushaka gukora nuva ku bumisi ukajya gukora business cyangwa ugasubira kwishyura ukiga niyo business management, nihe business wifuza gukora? Nk'ubwo urumva muri administration harimo nyine kuyobora, nshaka gukora ONG nka nyine administration niga ikamfasha kuba nayobora ONG iteza imbere igihugu cyacu. Reka tujya ku musozo ingini Afrimax TV online, ariko harimo ibibazo nka 2 cyangwa 3 byo kubaza Josiane kugira ngo tujye tunasoza interview yacu, ariko n'umukobwa usubiza neza cyane kandi ni fresh kabisa, tukaturi kumwe no muri Afrimax TV online. Miss Josiane, ufite boyfriend, fiancé cyangwa something like that? Kuko abantu benshi barimo kwibaza ese Josiane arakundana? Nawe? Yego. Kubera iki? Urakuze? Wamubuze? Ntushobora kubukuze se ariko utamukorera application kuri Afrimax? Oya, naramubuze ariko ntago bisobanura ko mushaka, ubwo nyine namaze kwiyakira. Urabesha Josiane? Ntago mbeshya. Ni gute kweri wamubura Josiane, umuntu nkawe kweri mu minsi? Oya, uretse ko nta nubwo ariko no mu nshingano za minsi ntago byo kugira abafiance, aba boyfriend ntago bizi imbere cyane, kuko cyane ko byonyine ntabwo nanemere kuba naba married muri uyu mwaka. Ibyo rero niyo mpamvu nabyinjira. Muri plan yawe ni ryari? Nzababwira igihe umutima wanjye uzashimira, nzabamenyesha. Miss Josiane, wifuza kubyara abana bangahe mu buzima bwawe? 4. Kubera iki 4? 4 niwo mubare numva nyine wanyura. Josiane agiye gushaka umugabo wawe, undi mugabo nyine igihe cyageze, usibye ko ubu ngubu ntabwo kiragera nuko yatubwiye, ugiye kumushaka washaka umugabo umeze gute?
nyine uw'umutima jya uzabona ukumva uramubenguze niwe nzashaka nawe kuvuga ngo umeze gutya ngo umeze gutya ubwo naba nkubeshye. Yes, tukaba turi kumwe na Miss Josiane yavuze ibintu byinshi bitandukanye, yatubwiye gahunda ze project ziwe muri iki gihe na after iki gihe amaze gutanga ikamba rya Miss Popularity 2019 bizamera gute. Yatubwiye na project ari gukora uyu munsi, yavuye mu rwibutso rwa heharye ngo Ntarama, avuye hari ari kumwe na team y'abana b'abakobwa n'abahungu hariya twamusanze bari kumwe. Ni ibintu byiza cyane, ni gahunda nzima cyane. Josiane, njyewe tunasoza ndashaka message yawe, tuvuge abanyarwanda bose bicaye ahantu hanini nko kuri stade, bose bo mu Rwanda bicaye ahantu hamwe none barimo kumva Josiane, bakeneye points eshatu zonyine kuva kuri Miss Josiane. Izo points bababwira nizihe? Nababwira ko cyane cyane dukundane duhashye urwango mu mitima yacu. Kuko abakunzi ba Kigali Media TV turabasaba gukanda subscribe mukanda no kunzogera kugira ngo mujye mubona amakuru buri munsi, ibiganiro bigezweho ntucikwe. Please subscribe, like and comment.